gira ishyaka ry'ibyiza. Nta muntu n'umwe uzakugirira nabi nugira ishyaka ry'ibyiza. Umukozi wo mu rugo we nugira ishyaka ry'ibyiza, nubwo baguhemukiye, nubwo abakoresha bawe batakumva, ariko nugira ishyaka ry'ibyiza, ni ukuri Imana izagushima. Ntawe uzakugirira nabi, nibakugirira nabi ubwabo bazabona ko bimajije ubusa, ariko ugira ishyaka ry'ibyiza. Ishyaka ry'ibyiza mu mutima wawe, ukunda umwana shobuja yagusigiye, ukunda umwana uvuga nanjye ejo nzabyara iwanjye, sinzi uzamurera, sinzi uko bazamufata, kuko ushaka kubura umukozi wo mu rugo uyu munsi, ejo nawe ukazakoresha undi. Ibyo yakoreye uwo mwana nawe akazabikorera uwo nguwo. Gusa ijambo ry'Imana ratubwira nka twe bakize ngo ntukiture umuntu inabi yakugiriye, ngo cyangwa itutse yagututse, ngo ahubwo umwitore kumusaba umugisha gukora icyo wahamagariwe. Twebwe icyo twahamagariwe no gukora ibyiza, kandi ubwo twebwe batugirira nabi, kuko Imana icyo dufite umugambi w'Imana kuri twebwe ni ugukora ibyiza. Gukora ibyiza tugaheshanya agaciro, utamenya ngo nuko umwana ari w'amezi, umwana uko afite imyaka 2, nuko umwana ataravuga, nuko atari buvuga ibyo wakoze, ariko wowe ugatinya Imana, ukagira ishyaka ry'ibyiza kugira ngo he kuzajya umuntu ukugirira nabi. Nubwo shobuja yakora ariko Imana izakwihera umugisha, izaguhembura mu bundi buryo. Nawe wa mubyeyi, wowe wabyaye umwana, ko ari nababyara bakabanga, ugasanga umwana ariho ariko umwana nyina aramwanga, cyangwa se ukagira ngo ntiyamubyaye. Njye nkunda kubaha cyane ndabana ko abantu banga abana babyaye, ese kabisa nimba wanze umwana wabyaye umva wenda ari muzamukundira, wenda se kuko Imana yaremye uwo mwana ziburyo cyo azakura, abandi bantu bashaka kumukunda, ariko wowe ukamwanga kandi waramubyaye, ukamwanga pe neza ukamwanga, ugasanga umwana wagira ngo ntiyakuvuye mu nda. Ariko nitugira ishyaka ry'ibyiza, ninde uzatugirira nabi? Abantu basha kuba baguseka, bakaguseka ko wagira umwana neza kuko nimukorera byiza. Hari igihe umuntu wigeze ambwira ngo ariko ngukunda ngo abana ba ngo mama yime ngakunda ngo abana be cyane. Ni byiza ko nkunda abana banjye, kandi burya Satani ukunda akora. Umuntu ashaka kubona ukunze umwana wawe cyane, ugasanga ejo hatangiye kumujya mu matwi, buriya mama urabizi, none yaba ari mukase rero, nubwo yaba akora byiza mukase agakora byiza byaheye, abo hanze bakamujya mu matwi, rero urabona mukasko impamvu atakugirira gutya, impamvu atagukunda, kandi koko ndwa umukunda no wa mwana koko agatangiye kubona bya ndatabona, agatangiye kubyishyiramo kuko bamugiye mu matwi. Umuntu udakunda umwana rero ntashaka kumugira inama, ntashaka kumukora ibyo agomba kumukorera, kuko umwana nawe umugirira neza akabaho igihe nawe ananiranye kwa mukazi, ugasanga yananiranye pe, umwana atangiye kwandura imico atari afite kubera abantu bo hanze bamujya mu matwi. Burya abana bandura vuba, bandura imico vuba. Uwiteka rero tugire neza, tugire ishyaka ry'ibyiza, ni ukuri tuzaduhesha Imana agaciro. Rega Imana iduha agaciro ko natwe twayigahesheje. None se ugiriye nabi umwana ugira ngo uri guhesha Imana agaciro, nawe ubwawe uri kukiyambura imbere y'Imana, kandi none Imana ikazadushinza ibyo twakoze tukiva mu isi. Imana rero tugirire neza, ni ukuri dukwiye kuba bera mu ngeso zacu zikanywa n'Imana, ariko twejejwe mu muryango, twejejwe imbere y'abana twabyaye, twejejwe imbere mu muryango mo hagati, mu gihe duhana agaciro. Rwose byaba byiza buri wese akajya yumva igitekerezo cya mugenzi we, kugira ngo abana bacu bagire agaciro mu miryango. Imana iduhana umugisha, bifurije amahoro y'Imana. Ariko reka turangize mbaririmbira akaririmbo gake kamwe ahangaha nateguye, reka nkaririmba ahari se ne kukibagirwa. Ni ukuri indirimbo ni nziza cyane, ahari sijyanye n'iki kintu cyo kuba umuntu yahesha agaciro mugenzi we. Ni indirimbo y'109 mu gushimisha. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ngezerwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu sinyitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa n'inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe,
nisunze umukiza ukomeye, ngubwo neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Amena. Imana nishimwe. Ni ukuri umuririmbyi yaririmbye neza cyane, kuko indirimbo ni indirimbo iri kubaka. Sasa kwa ngo ntabwo tugomba gutinya mu gihe twisunze Yesu. Nanjye icyo mbifuriza ni ukwisunga Yesu. Ni ukuri kandi umutima ntukwiye guhagarara ngo wumve kurimo kumva ko ibyo uri gukora bitarimo neza, ahubwo uvuga uti njyewe nindere n'umwana wanjye neza nzaba ndimo. We guhagarika umutima, wisunga umukiza wawe Yesu, aho adashoboye azagusoboza. Ufata igihe cyo gusenga, ufata igihe cyo gusenga na rimwe wenda mu cyumweru niba nta kanya ufate, cyangwa se musengane buri munsi, usengane n'uwo muntu witiri kwita umukozi wawe mu rugo, umuzane kugira ngo agaciro kawe ubone kukamuhesha, ugahe mugenzi wawe naguha agaciro, kandi noneho mwese agaciro kanyu nimugahuza, umwana azagira agaciro kuri mwebwe mwese. Imana iduhana umugisha. Papa ukunda umwana wawe, mama ukunda umwana wawe, umukozi wo mu rugo ukunda umwana wawe, nawe mushyitsi waje muri urwo rugo ukunda umwana wawe, kugira ngo umwana tumuheshe agaciro. Imana ishimwe.